Ese burya wari uzi ko ururimi rwacu rushobora kugaragaza byinshi turwaye nk'indwara zikomeye dushobora kuba dufite mu mubiri? Burya ururimi rwacu ntabwo ari urugingo gusa rudufasha kuryoherwa mu byo turya ndetse n'ibyo tunywa, ahubwo ni urugingo rugaragaza byinshi mu mibereho ndetse n'ubuzima tubayeho. Ururimi rwacu bitewe n'ibara ryarwo cyangwa se uburyo rumeze, burya bishobora kugaragaza byinshi mu buzima bwawe, cyane cyane bijyanye n'uburwayi ushobora kuba ufite. Ururimi rwacu rushobora kugaragaza ko ufite umwuma, rushobora kugaragaza ko ufite amaraso make, ndetse rushobora kugaragaza ko ufite indwara zikomeye nk'indwara z'amakanseri ndetse n'izindi zitandukanye. Muri kino kiganiro rero turakubwira ibimenyetso bigera ku 10 cyangwa se uburwayi bugera ku 10 ururimi rwawe rushobora kukwereka ko ufite. Ururimi rwawe rushobora kukwereka ko ushobora kuba ufite ubwo burwayi, bityo ugafata umwanzuro wo kwivuza hakiri kare. Burya ururimi rwacu ntabwo rwibeshya, ndetse burya uko rugaragara cyangwa se uko rumeze byagaragaza byinshi mu mibereho yawe. Mu bihugu nk'Ubushinwa burya bo bakoresha uburyo ururimi rugaragara bapima cyangwa se bamenya ko umuntu afite uburwayi runaka. Ariko akenshi no hirya no hino ku isi bashobora gukoresha mu buvuzi uburyo ururimi rwawe rumeze cyangwa se rusa, bigatuma bakeka uburwayi ushobora kuba ufite, bityo bagahera hafi aho ngaho basuzuma bakamenya neza ko ubwo burwayi bufite. Ururimi rwacu rushobora kugaragaza ko ufite umwuma, ufite ama-infection atandukanye, cyangwa se ufite indwara yo mu mubiri runaka bitewe n'uko rusa cyangwa se ikindi kibazo rugaragaza. Tudatinze rero reka turebere hamwe uburyo ibara ry'ururimi rwawe rishobora kukwereka ko urwaye. Duhere ku ibara ry'umweru, cyangwa se ururimi rufite ibintu by'umweru bisa naho biri ku rurimi byafasheho cyangwa se byamatiyeho. Icyo rero ni ikintu cya mbere ururimi rushobora kugaragaza ko ufite, cyangwa se ibara ry'ururimi rishobora kugaragaza ko urwaye. Iyo ururimi rwawe rufite ibintu by'umweru bimaseho, biba bigaragaza ko hari ibibazo ufite mu bijyanye n'igogora ry'ibyo urya, cyangwa se rufite ibibazo by'ama-infection ufite yo ku rurimi cyangwa se mu kanwa. Iyo ururimi rwawe rufite ibintu by'umweru bimaseho cyangwa se biriho, burya bigaragaza impamvu nyinshi cyangwa se uburwayi bwinshi ushobora kuba ufite. Icyo bigaragaza bwa mbere ni uko ufite igogora ry'ibyo urya ritarimo kugenda neza cyangwa se ngo rikorwe neza. Ibyo bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zatuma igogora ry'ibyo wariye ridakorwa neza, wenda nk'uburwayi bw'igifu cyangwa se uburwayi bwo mu mara, cyangwa se ari ibiryo bigenda bikorwa nabi bitari kuhuza n'umubiri wawe. Niba rero ururimi rwawe rusa ruriho ibintu by'umweru bisa naho bimaseho, burya ushobora kuba ufite kino kibazo. Ururimi rusa n'umweru kandi rufite nkaho ari ibintu bimaseho bishobora kugaragaza ubugendakanwa, cyangwa se ibyitwa oral thrush n'ubugendakanwa bushobora guterwa n'udukoko two mu bwoko bw'imyege tuzwi nka Candida. Buryo ubugendakanwa bushobora kugaragazwa ni uko ururimi rwawe rufite ibintu by'umweru biriho, cyane cyane bigakunda kugaragara ku bantu bafite ubwirinzi bw'umubiri bwacitse intege, cyangwa se bafite uburwayi bushegesha ubwirinzi bw'umubiri. Aha twavuga nk'abantu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete, uburwayi bwa kanseri ndetse n'indwara ya sida. Nanone ururimi rusa n'umweru rufite ibintu bimaseho bishobora kugaragaza ko ufite umwuma ukabije. Cyane cyane bikunda kugaragara nko ku bana, ariko n'abantu burya bafite umwuma ukabije bashobora kugaragaza bino bintu. Ururimi rusa n'umweru cyangwa se rufite ibintu by'umweru, ukabona nyine rusa n'umweru. Cyane cyane ibyo byatewe n'umwuma ukabije bahuye nawo. Ibyo rero umwuma burya utuma hari udukoko twitwa bagiteri dukurira mu kanwa, tukaba twinshi tukororoka kubera ko umubiri wawe urimo kugenda ucika intege bitewe n'umwuma. Rero niba unyweye amazi ufite icyo kibazo ukabona ntabwo bigenda, nuko buryo bishoboka kuba wabitewe na ziriya mpamvu zindi twakubwiye. Ibara rya kabiri ni umutuku. Ururimi rusa n'umutuku burya narwo rushobora kugaragaza ko ufite ikibazo cy'uburwayi. Akenshi bikunda kugaragaza ko iyo ufite ururimi rusa n'umutuku cyane, biba bigaragaza ko ufite ikibazo cy'amavitamini, hari amavitamini ubura mu mubiri, cyangwa se ururimi rwawe rurwaye rufite infection. Cyane cyane burya nko kubura vitamini zo mu bwoko bwa B, cyane cyane B12 ndetse na B9, yewe ukabura n'ubutare bwa feri, bishobora gutuma ururimi rwawe rusa n'umutuku.
ndetse ibyo ahanini bigatera n'uburwayi bwitwa glossitis, aho ururimi rwawe ruba inflammé cyangwa se rugira inflammation rukabyimba kandi rugasa n'umutuku. Niba rero ururimi rwawe rusa n'umutuku kandi rukubabaza, nicyo kibazo ufite, akenshi urabura vitamine B12. Nanone burya birashoboka kuba ubura folic acid cyangwa se feri mu mubiri wawe, mu byo urya burya ntabwo irimo ihagije. Nanone burya ururimi rusa n'umutuku rushobora kugaragaza indwara bita scarlet fever. Scarlet fever ni indwara ituma ururimi rwawe rusa n'umutuku, ndetse akenshi scarlet fever iterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, cyane cyane izitwa groupe A Streptococcus. Ni ubwoko bwa bagiteri butera uburwayi nyine bw'ururimi cyangwa se ubundi burwayi butandukanye. Cyane cyane iyo witegereje umuntu ufite uburwayi bwa scarlet fever ukitegereza ururimi rwe, aba asa n'umuntu wanyweye cyane cyane ibintu bitukura byamatiye ku rurimi, cyane cyane nk'umutobe w'inkeri cyangwa se yariye nk'inkeri, cyangwa se ibintu byose bitukura bishobora gufata ku rurimi cyangwa se kumata ku rurimi. Nanone ururimi rusa n'umutuku rushobora kugaragaza ko ufite uburwayi bwitwa Kawasaki. Kawasaki ni uburwayi budakunze kuboneka, ariko ni uburwayi bukunze kwibasira cyane cyane abana, aho bagira ururimi rusa n'umutuku kandi rubyimbye, ndetse ugasanga rurimo kubababaza. Ndetse ahanini ugasanga Kawasaki iza nanone umurwayi uyifite afite n'umuriro, akagira uduheri ku mubiri, ndetse ugasanga yabyimbye no mu mayashi. Iyi rero ni indwara nayo ishobora kugaragara ku rurimi cyangwa se ikagaragazwa n'uko ururimi rwawe rumeze. Niba rero ururimi rwawe rwabyimbye rukaba rusa n'umutuku, burya nuko ari uburwayi. Niba rero akenshi ufite n'umuriro cyangwa se rukurya, ihutire kwa muganga. Ibyo rero burya birashoboka kuba ari uburwayi, nako rwose ni uburwayi ukwiye kwivuza. Ibara rya gatatu cyangwa se ururimi rwa gatatu rushobora kwereka ko ufite uburwayi, ni ururimi rwererukana rudasa n'umutuku, ahubwo rujya gusa n'umweru, ariko ukabona ni ukwererukana cyangwa se ibara rijya gusa n'umweru ariko atari ibintu bimaseho. Cyane cyane bigaragaza ko hari circulation y'amaraso itari gukorwa neza, ufite ibibazo muri circulation y'amaraso, cyangwa se ufite ibibazo mu mitemberere y'amaraso, cyangwa se ufite uburwayi bwa anemie. Niba ururimi rwawe rero ruri pare cyangwa se rufite ibara rijya gusa n'umweru ariko umweru utariwo neza, kandi nta bintu bimaseho nka kwa kundi bwa mbere twavuze ko hari ibintu biba bimeze nk'ibimaseho ku rurimi, ahubwo hano ho ururimi rwawe ruba rusa n'urwererukana. Icyo gihe akenshi buba ari uburwayi bwa anemie bugaragaza ko ufite amaraso make cyangwa se ubura ubutare bwa fer mu mubiri. Icyo gihe rero uba ukwiye kurya ibiryo birimo ubutare bwa fer, ndetse akenshi ukaba ushobora no gufata utunini twa fer kugira ngo tubashe kongera amaraso vuba. Icyo gihe nta nubwo amaraso aba atembera neza, ndetse nta nubwo umwuka mwiza wa oxygene uba ugera mu bice byose by'umubiri mu kigero gikwiye cyangwa se mu kigero gisabwa. Nanone ururimi rusa gutyo rushobora kugaragaza ko ufite ibibazo mu mitemberere y'amaraso, ko amaraso yawe atarimo gutembera neza. Nanone ibyo bikaba bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, harimo nk'indwara z'umutima cyangwa se kudakora siporo. Nanone ururimi rusa gutyo rushobora kugaragaza ko hari intungamubiri zimwe na zimwe ubura, nka vitamine B12 cyangwa se folate. Ibyo nabyo buryo bishobora kugaragaza n'ururimi rujya kwereruka ariko rusa n'umweru. Ururimi rwa kane ni ururimi rusa n'umukara, rushobora kugaragaza ko nanone ufite uburwayi ndetse n'udukoko ku rurimi two mu bwoko bwa bagiteri dushobora kugutera uburwayi, ndetse ufite n'isuku nke yo mu kanwa cyangwa se ufite uburwayi mu kanwa. Buryo ururimi rwirabura rushobora kugaragaza byinshi bijyanye n'uburwayi bwo mu kanwa, ndetse ahanini rukagaragaza nanone ko ufite isuku nke yo mu kanwa. Cyane cyane burya iyo umuntu atoza neza mu kanwa cyangwa se ngahagire isuku mu buryo bukwiye, hari uturemangingo tugenda tugapfira mu kanwa, cyangwa se uturemangingo two mu kanwa tukaba twapfa natwo, cyangwa se udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, yewe n'ibiryo bishobora gufata mu menyo cyangwa se mu ishinya, ugasanga nyine bigiye bituma mu kanwa ururimi rwawe rusa n'umukara. Akenshi ibyo bikunda nko kuba ku muntu umaze igihe kinini atoza mu kanwa. Nanone burya ku muntu unywa itabi ushobora kubirebera ku rurimi rwe, iyo rusa n'umukara burya abanywa itabi mu buryo bukabije, ndetse akenshi iyo unywa itabi hari n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri tugenda tugafata ku rurimi, ku buryo narwo two dushobora gutuma rusa n'umukara. Ururimi rusa n'umukara nanone bishobora guterwa n'imiti wafashe ifite iryo bara, cyane cyane nk'imiti yo mu bwoko bwa antibiotique
cyangwa se imiti ikoreshwa mu kuvura kanseri nayo ishobora gutuma ugira ururimi rusa n'umukara. Nanone ururimi rusa n'umukara rushobora kugaragaza ko ufite umwuma ukabije mu gihe utanywa amazi cyangwa se mu gihe humagaye mu kanwa, nabyo bishobora kugaragazwa no kuba ufite ururimi rw'umukara. Ururimi rwa gatanu rwagaragaza ko ufite uburwayi cyangwa se imiterere y'ururimi iza ku mwanya wa gatanu yagaragaza ko ufite ururimi rurwaye, ni uko ururimi rwawe rufite imisate cyangwa se rwagiye rusatagurika, ukabona nyine rufite utuntu tumeze nk'udusebe cyangwa se nk'utuntu twasadaguritse nka kuriya imyate iba imeze. Ibyo bishobora kugaragaza ko ufite umwuma cyangwa se hari intungamubiri ubura mu mubiri. Ururimi rero rwasataguritse cyangwa se rufite utuntu turimo tw'udusate ku rurimi tugaragara, bishobora kugaragaza nyine ko ufite umwuma cyangwa se bikagaragaza ko hari intungamubiri runaka ubura mu mubiri wawe. Akenshi urwo rurimi ntabwo buba ari uburwayi, akenshi unyweye amazi ndetse n'izo ntungamubiri ukabasha kuzibona rwakira. Ururimi imiterere y'ururimi iza ku mwanya wa gatandatu yagaragaza ko ufite uburwayi, ni ururimi akenshi rubyimbye cyangwa se rusa naho rurimo kukubabaza niyo rwaba rutabyimbye. Ukumva nyine ururimi rwawe rurimo kukubabaza kandi rusa naho rwabyimbye, akenshi bigaragaza infection, gukomereka cyangwa se amareriji. Ururimi burya rushobora kurwara indwara zitandukanye zishobora guterwa n'udukoko tw'amavirusi cyangwa se bagiteri, cyane cyane nk'udukoko two mu bwoko bw'ama-herpes cyangwa se strep throat. Izo ni indwara cyangwa se n'udukoko dushobora gufata ku rurimi. Nanone ururimi rumeze gutyo rushobora kuba rufite ibyitwa canker sores cyangwa se canker sores. Akenshi n'ibisebe biza ku rurimi ukamva nyine ururimi rukubabaza cyangwa se ukumva hari ibintu byomokaho bisigaho ibisebe bifata ku rurimi. Nanone buryo bishobora kugaragaza ko hari ibiryo byaguteye allergie ku rurimi, cyane cyane nk'ibiryo birimo acide nyinshi cyangwa se ibiryo birimo amasukari menshi. Ahangaha burya hazamo n'inanasi cyangwa se indimu, burya zishobora gutuma ururimi rwumvikana gutyo, bikaba byaguteye allergie. Nanone burya ururimi rumeze gutyo bishobora kugaragaza ko hari intungamubiri ubura mu mubiri wawe. Ururimi rusa n'umuhondo cyangwa se rufite ibara ry'umuhondo ruza ku mwanya wa karindwi, rwo rushobora kugaragaza ko ufite ikibazo cy'indwara z'umwijima. Burya ururimi rwawe iyo rusa n'umuhondo akenshi biba bigaragaza ko ufite ikibazo cy'indwara z'umwijima cyangwa se urwaye umwijima. Iyo umwijima wawe udakora neza, burya ugira ibibazo by'uburwayi buzwi nka jaundice, aho umuntu uruhu rwe rwose ruhinduka umuhondo ndetse n'ururimi rwe rugahinduka umuhondo. Ubu ni uburwayi nyine bugaragarira ku rurimi, ariko ntabwo ari ururimi ruba rurwaye, ahubwo uburwaye umwijima, ndetse biba bigaragaza ko ufite umwijima urwaye cyangwa se udakora neza, cyangwa se indurwe aho zinyura, ibyitwa bile aho binyura hifunze cyangwa se hadakora neza. Ndetse nanone buryo ururimi rusa n'umuhondo bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi buzwi nka gastroesophageal reflux disease, bukaba ari uburwayi akenshi bufata mu gifu, aho umuntu ashobora kugenda agarura contents cyangwa se acide yo mu gifu ikongera ikazamuka mu kanwa. Icyo gihe rero nabwo ni uburwayi bukwiye kwivuza. Ururimi rwose rusa n'umuhondo burya bwo ni uburwayi ukwiye kwivuza, rutavugwa n'ibindi uretse kwa muganga. Imiterere ya munane igaragara ku rurimi ishobora kugaragaza ko ufite uburwayi, ni ururimi rworoheye cyane, ruri smooth mu buryo bukabije, ku buryo ubona runyereye cyane, ndetse ugasanga twa tuntu dusa naho ari uduheri cyangwa se ari utuntu dusa n'uduheri turi ku rurimi tutagaragara. Akenshi ibyo bigaragaza ko ubura ubutare bwa feri mu mubiri, ndetse buryo bukwiye kurya ibiribwa n'ibinyobwa byose birimo fer mu mubiri kugira ngo ubashe kuyisimbuza. Biba bivuze ko nyine ubura folate cyangwa se fer cyangwa se folic acid mu mubiri, icyo gihe nyine uba ukwiye kuyikura mu byo urya. Ku mwanya wa 9, uburyo ururimi rwawe rugaragara cyangwa se imiterere y'ururimi ishobora kugaragaza ko ufite uburwayi, ni ururimi burning tongue cyangwa se ururimi rukubabaza rutabyimbye, ahubwo kumva rukubabaza hari ibintu bisa naho bikujomba biri mu rurimi cyangwa se bikubabaza rwokera. Ururimi burya rwokera niyo rwaba rutabyimbye, burya bigaragaza ko ufite uburwayi. Akenshi biba bigaragaza ko hari intungamubiri ubura mu mubiri cyangwa se ufite uburwayi bwo mu kanwa. Burya rero iyo ururimi rukubabaza cyangwa se rukurya niyo rwaba rutabyimbye, akenshi bishobora kugaragaza ko bishobora kuba byaratewe n'amahormone, impinduka mu mubiri zawe byagiye bihinduka bitewe n'imisemburo yagiye ihindagurika, cyane cyane nk'abagore bageze mu gihe cya menopause. Ariko nanone bishobora kugaragaza nanone ko
ushobora kuba ufite uburwayi nk'uburwayi bwa depression cyangwa se anxiety ikabije. Nanone burya ururimi rushobora kugaragaza ko hari intungamubiri ubura mu mubiri nka vitamine B12 cyangwa se folate, nabyo bishobora kugaragazwa n'icyo kibazo. Nanone burya ururimi rukokera cyangwa se rukurya rukobaza niyo rwaba rutabyimbye, biba bishobora kugaragaza ko ufite ibibazo by'amareriji wahuye nabyo. Cyane cyane icyo gihe amareriji aba kenshi aba yatewe n'ubwoko bwa korogate ushobora kuba wahinduye cyangwa se imiti yoza mu kanwa wakoresheje. Nanone bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bw'ama-infection mu mubiri nk'amakandidose bicale cyangwa se oral. Cyane cyane icyo gihe umuntu ururimi rwe ruramubabaza, hari n'igihe rubyimba iyo ari amakandidose yabiguteye. Ku mwanya wa 10 imiterere y'ururimi ishobora kugaragaza ko ufite uburwayi n'ururimi rubyimbye rwose mu buryo bugaragara. Icyo kibazo kiba cyatewe na allergie, ama-infection cyangwa se kumagara mu kanwa cyangwa se déshydratation. Iyo ururimi rwawe rero rwahuye n'ibibazo by'amareriji ashobora guterwa n'impamvu zitandukanye, rushobora kubyimba rukaba rwose rushobora no kuzura mu kanwa. Ayo mareriji ashobora guterwa n'imiti, ibyo wariye cyangwa se warumwe n'ikintu runaka cyagutera allergie, ukagira ibibazo bya anaphylaxis hanyuma ururimi rwawe rukabyimba. Icyo gihe uba ukeneye kwihutira kwa muganga kuko rushobora no kubyimba rugafunga inzira z'ubuhumekero ku buryo udabasha guhumeka neza, ukaba ushobora no gupfa. Nanone buryo urwo rurimi rushobora kugaragaza ko ufite infection mu kanwa zishobora kuba virale cyangwa se bacterienne. Izo infection nazo zikaba zishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Hari ushobora kuba afite uburwayi bwitwa strep throat cyangwa se izatewe na mononucleosis, cyangwa se ufite amahoro candidiosis. Nabwo icyo gihe umuntu ashobora kugira ururimi rubyimbye. Ururimi rubyimbye nanone rushobora kugaragaza ko ufite ikibazo cy'umwuma ukabije. Nabyo rero burya iyo ufite umwuma ukabije ururimi rwawe rushobora kubyimba cyangwa se rukagira imiterere nk'indi twagiye tukubwira. Iyo ufite nanone imvura ya thyroid idakora neza, ufite ibyitwa hypothyroidism, nabwo burya ushobora kugira ikibazo cy'ururimi rubyimbye mu kanwa. Ibyo bikitwa myxedema, aho ururimi rwawe rubyimba ariko hari ibindi bimenyetso ufite nko kugira umunaniro ukabije, kwiyongera mu biro cyane, kugira uruhu rwumagaye ndetse no kugira indwara y'agahinda gakabije izwi nka depression. Muri rusange rero ururimi rushobora kugaragaza byinshi mu miterere y'umubiri wawe. Ururimi uko rumeze cyangwa se impinduka zabaye ku rurimi burya ntukwiye kuzirengagiza kuko zishobora kugaragaza ko ufite uburwayi cyangwa se ufite ikibazo kinakwemeye mu mubiri wawe, nkuko twavuze ko rushobora no kugaragaza ko ufite indwara zikomeye nk'iz'umwijima urimo kwangirika. Muri rusange rero ururimi impinduka zose zazaho ukwiye kuzitegereza neza, wakumva zibangamye cyangwa se wakeka ko ari uburwayi ukihutira kwa muganga. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi wayandika muri comment.